mukenya mwaka mwabume ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka muzindi ukinga. Hanyuma rero buriya mu buzima tubamo bwa buri munsi byakunda dufite icyizere ko tuzagera mu zabukuru, kandi izabukuru tuzageramo hari abana tuzakenera kubarira inkuru y'ibyo twanyuzemo muri iyi myaka ya za 2026. Oya nkuko hari abatubarira inkuru ngo kera muri za mirongo, natwe hari abantu bazaba ari abasaza bajya batubwira muri za 2000 twari tumeze uko. Byakunda ntituzatubura umwana twicaza tukamuha ati byagenda guko. Merci niba nakubahutse. Oya ubu mwubahutse. Egera hino. Okay. Nko muri biza 2080 wenda nk'abantu bicaje nk'umwana bari kumubwira ibintu byabaga muri za 2020. Okay, niwe mwana namubwiye wimwongorera. Icara ariko kagahungu se ariko maze kuba gasore wa amwana wese wumva nukuru zabiki ngewe ubuhetse akabana bataye umuco barabakera koko. ngewe nzaba umukinnyi w'ikiza w'umupira. undi mwana nawe aragiye. Kandanda z'inyarugenge se wa mwana we. Kandanda nazivuga ni ibintu bya kera byitwaga amarozi. Ni amarozi muri za 2026 kera habaga iby'amarozi. Wasangaga nk'ikipe igiye gukina ugasanga bazanye ibintu by'ibiyongoyongo mu kibuga, abandi bakajyana amasuma arimo utuntu ku mazamu. Nizo kandanda. Naho ubundi iyo ubundi kera twumvaga umupira Nyarugenge twumvaga amakipe abiri, yatabaga ari APR yabaga ari Rayon Sport. Iyo APR avuze rero nta muntu wajya gupfa kuyivuga, reka yari ikipe ngo yashinzwe n'abasirikare. Nta wayivugaga. Ya Rayon Sport rero twavugaga iyo yashingiwe iyo mu ntara mu majyepfo bagakunda kuyitazira nk'isaro ry'Inyanza, iza kwimukira i Kigali rero. Ariko bya bindi bavuga ngo icyaro kivamo ntikikuvamo, wasangaga hanze y'ikibuga igira amagambo ikavuga yagera mu kibuga ikagahamya se ishwe. ubwo wajyaga kubona yashakaga nk'uko ngo kitagahamyaga mu kibuga, ntiyaburaga uwibyegekaho ikabiravuze ngo ibyo uyu munsi sinsinzwe turayegeka kurinde ngo ni ku muzamu, bugacya mu gitondo bakamwirukana. Ibyo bikavamo bakavuga ejo bakongera bagatsindwa, bati se uyu munsi turayegeka kurinde, bati yewe ati ni ku mutoza, bugacya mu gitondo bakamwirukana. Ibyo bikavamo ejo bakongera bagatsindwa, bati se ibyo uyu munsi turabyegeka kurinde, ati yewe ati ni ku musifuzi, bugacya nawe bakamwirukana. Ariko se nitubeshye umwana nawe ni ikigoryi iyo yumva inkuru aba yarangaye. Mbiswama. Ariko uyu mugabo nawe abagabo bari abakera. Ubu se uriya aryohewe n'ubujajwa ariko mbiswama. Reka twikomereze. Nuko iyo kipe yindi rero urumva navuga ikipe uryumva iyo ngiyo nyine niyo navugaga. Iyo yindi rero yindi Nyamukandagira. iyo ngiyo nzajya muvuga ngo iyo yindi ntawe ujya uvuga abasirikare mu izina. Ninjya mvuga ngo iyo yindi iyo hejuru. Nuko yo yari yaratoye yego. Iyo yajyaga gukina se ubwo izindi zamanukanaga abahuriga bisize amarangi yarabikozaga ishwi. Yamanukaga amabisi yuzuye abasirikare bakajya kuvuza imyirongi yari igezweho muri icyo gihe ya kizungu.
wa mwana we wigeze ubona umusivili utera isarise abakinnyi b'iyo kipe bo bari babyemerewe iyo batwaraga igikombe yarakizamukana akakizamura hejuru akagishyira uwo mukuru akabana bakamubanura bakabanura nta musivili ubikora reka abaho se uzabigerageza urebe iyo rero nayo sinzi uko byaje kugenda nari mvuze ngo iyo reyo sinzi uko byaje kugenda dore iradushajishije rega natwe niyo twafanaga ariko reba dushaje uwabareyo rero nayo sinzi uko yaje kwinyara mu isunzu ishaka ngo abakinnyi oya haje kubaho igihe yirukana abakinnyi bose maze ijya ku isoko guhaha ibiragiye rero ireba abazungu gusa si igiye guhaha ngo yihahira abazungu gusa iragenda ntitaga kuri tara ishwi isura uwo muzungu ikagutwara iragenda 11 baba abazungu si bageze mu kibuga ba 11 b'abazungu bahinduka abazungu zayi naho iyo ngiyo yo rero iyo nyamukandagira ntawayivugaga kuko n'ubundi uko ntiyavugaga byinshi hanze y'ikibuga ariko mu kibuga ikagahamya we noneho iyo kipe yindi iyo reyo iyo ngiyo iyo wasangaga noneho kera kabaye iza no gushaka umutoza akaba umurundi uwo maze bati se yitwaga hari ingingo bati se hari ingingo ikurengera niyi ati ndeka ndafise pura ati urabona ikipe mu kiba kadutsinze byinshi ariko byihorera ndafise pura bibiyo kera kabaye bajya ku mahoro ku mukino wa nyuma ya kipe n'ubundi iburira amahoro mu mahoro ariko ibintu by'imipira byari bigezweho muri 2000 hari ikipe hariyo bitaga rero hari indi yari yarababaye nk'iyi iwacu iyo mu Bwongereza yitwaga Arsenal yari imaze imyaka 20 so mwana yuko wikiriza ubaka ni 22 20 kubw'amahirwe Uwiteka aratabara nayo iragitwara hari umukiri iyo ngiyo rero za Kigali witwaga Gayeri akagira umugaragu yavuga ngo niregane rugasha akavuga nawe rero yari yarababaye nk'abo avati rero ubwo ikipe yacu twaye igikombe twese duhurira iwanjye muri Kigali Universe uwo mugaragu we rero uwo mugaragu w'abanyisobye sinzi ukuntu mwibutse yarateguje aravuga ngo nigitwara yakundaga guhiga we ngo nigitwara ngo nzakuramo nambare box yonyine ukibaza ageze ku musoza abonye bigiye gukunda atangira kwivugisha ngo box yanjye muzi nganite akwa mugani nanjye naribazaga uwo munyamurenge uzajya kwirukanka mu muhanda ni yonyine akajya aca ku bantu ngo ni amakipa nuko rero abantu rwose bagiye buri wese akora ku kajezi ngo bagiye kureba Arsenal ngo yatwara igikombe muri Kigali Universe hari n'umugabo rero icyo gihe habagamo n'abayobozi hari haje n'umuyobozi yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyo gihe harya yitwaga nde yitwaga Nduhungire akubitamo agapira ka Arsenal maze kera kabaye rero ubwo abandi bose bakubisemo udupira haza inkonkobotsi y'umusaza ngo ni Muyoboke Alex abakubisemo amabubu y'icyatsi wa mwana we nibyo gusa se arenzaho n'urunigi uruko imitsindo ariko rwa runigi rwabagamo imitsinda ahari buriya ngo Muyoboke ngo yari uwa kera buriya ngo yamanajinze impara ziramurumbira ariko Muyoboke akaba umwana mwiza akaba imfura cyane nkamukunda mbona uzamuye amazuru se nkunukiye mu kanwa
ndi uw'induba niyo gakondo yanjye ihangane. muri ibyo bihe rero ibyo tubivuyemo tugiye kure haza kuza agasore kakitwa Ndaruhutse k'Ikanombe bakagatazira akazina ka Farimerisi. maze sha ako gasore karagenda, ariko disi we sha burya ngo nta rugo rubura ikigoryi. Iwabo bari abapasiteri, arayoba ngo agiye mu bintu byo gusetsa abantu. maze sha agezeyo aragenda yiba abantu, ariko abantu bakazajya bavuga amagambo ngo afite umudiyasipora, ngo ibintu ntabwo ari ibye. Ukurikije arata ako gasore, urumva ibyo bintu byari ibyako. niko ari abantu bakavuga ngo ibyo bintu ngo gafite, ako noneho bakavuga ngo gafite ngo umugore ngo w'umudiyasipora. Ako gasore ariko kakagira amasoni, kakazajya kigirisha nta kintu gashaka kuvuga. Nuko rero kera kabaye uwo mubi cyakazajya aza gashinga bya bintu, Imana iragafasha kubera wenda iwabo bari abapasiteri nta wamenya barasenga. Birakura rero birakura katangira kuza bibona abayoboke, bibona batangira kuza. Ubwo hari abari abo ngabo bitwaga ba Melissa. Buriya rero ngo nta bantu babura kurira ku wundi. Yashinze ibyo bintu, abandi bakazajya baza, ntibazanwe no guseka, noneho bakazajya baza ngo barashaka ngo abakunzi, ngo barashaka ibiki, abandi ngo ibiki. Haza rero igikundi cyabagaho cyitwaga ngo Melissa. Melissa akazagira abantu bagendana, maze sha baragenda bigira ba Muhanga Jambo muri Genizi, bakajya bavuga ibyo babonye, bakavuga kugeza n'abantu batangiye kubaza ese uwo Melissa agira akazi. Batireka da, ati ni umuntu useka muri Genizi. ariko nyamara uwo Melissa ko yabaga mu bintu byo guteka. Burya ngo yatekaga cyane, ariko nibyo ingano ye n'ibiryo rwose birajyana. Hanyuma se Melissa nako ye gahungu we, ukurikije amagambo twavuze n'ako gahungu twavuze ngo ni Melissa, tubaye turi abakozi bako ejo wazaduhembara. Murakoze cyane. amashyi cyane kuri MC kandi na Musa.